Yesu ashimwe nanone inshuti zanjye ndabashimiye cyane kubwo mudahwema kugaragaza ko mudukurikira mugakurikira ibiganiro byacu dutangamo ubu buryo bw'ikoranabuhanga ariko by'umwihariko ndabashimira ko umunsi w'ejo abenshi cyane muri mwe mwanyandikiye munyifuriza isabukuru nziza y'amavuko byaranejeje cyane mwakomeje kugaragaza ko muri inshuti zanjye kandi za bugufi ko muzirikana n'ubuzima bwanjye bwose. Ubwo rero ni umwanya mwiza wo kubashimira. Nabonye ntagenda mbandikira buri wese ku giti cye nkuko mwanyandikiye, ahubwo mpitamo gukora iyi video. Wenda kuri bamwe bazayumva audio, ariko nta kindi nabikoreye no kugira ngo mbashimire mbashimire mpereye ku nshuti zanjye ziri mu Rwanda. Mwarakoze cyane kunyifuriza isabukuru nziza. Nkomereje ku bashinga ntahe, abapfasoni, bigeme, abagororotsi muri rusange bari i Burundi. Namwe ndabashimiye cyane ko mwanzirikanye mukazirikana umunsi mukuru unyibutsa igihe navukiye mu buryo bw'umubiri. Inshuti zanjye nyinshi ziri muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe ndabashimiye cyane, mwarakoze kunzirikana no kubingaragariza. Inshuti zanjye nyinshi ziri muri Canada, namwe ndabashimiye cyane ko mwagaragaje ko munkurikira kandi ko munzirikana. Inshuti zanjye ziri muri Mozambique, namwe mwarakoze cyane. Inshuti zanjye ziri muri Zambia, namwe sinakwibagirwa kubashimira, mwarakoze. Imana ibahe umugisha mwese. Mu by'ukuri Imana ishimwe yo nyine yemeye ko ku munsi umwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa munani 1985 mvuka mu buryo bw'umubiri. Ibyo ndabishimiye kuko nanone ni ibintu ntagizemo uruhare, ahubwo byabaye ku mugambi wayo. Ariko mu by'ukuri nubwo umuntu abavutse ku mubiri, nubwo navutse gutyo, n'ubundi navutse icyo gihe ndi ubutaka, kandi mvuka ndo kurimbuka hashingiye ku iryo vuko rya Adamu. Ubundi iryo nivuko umuntu wese akomora kuri Adamu, kandi umuntu avuka kuri Adamu ari kurimbuka cyangwa se aciriwe ku iteka kuko igicumuro cy'uwo nyine mukurambere wacu Adamu. Ariko nanone iryo vuko narimazemo igihe kinini, kigera ku myaka 27 yose nayimaze ndi umunyedini, ariko mfite ivuko rimwe nubwo bari barambatije, ariko kubatizwa ntabwo byari kunkuraho ububi bwanjye nkomora kuri Adamu. Nicyo abantu benshi bibeshyaho kavuga ati ubwo bambatije ubura navutse ubwa kabiri. Ntabwo ari byo. N'ubundi amazi buzi ntabwo ari yabyara umuntu bwa kabiri. N'ubundi yajyamo ukavamo wumva umutima ukikubwira kuzarimbuka kubera igicumuro cya Adamu. Niyo wakwirinda ibyaha uko ushoboye kose, n'ubundi umutima ukomeza kukubwira kuzarimbuka. Iyo myaka rero yose nayimaze ndi umunyedini. Mu by'ukuri umunyedini ngerageje kumuvuga mu magambo make, ni umuntu witwa Uwimana, ariko akaba n'ubundi yumva afite ubwoba bw'urupfu rw'iteka cyangwa se ubwoba bwo kurimbuka, kuko aba yiringiye imirimo ye cyangwa se ibikorwa bye, amategeko n'imihango y'idini. Ibyo rero bikaba n'ubundi bitamubuza kurimbuka, kubera ko ikibazo umuntu afitanye n'Imana ntabwo gishingiye ku byo aba yakoze cyangwa atakoze, ahubwo ni inkomoko yacu y'icyaha dukomora kuri Adamu.
iyo rero ikaba ari imyaka myinshi namaze mu by'ukuri ndi mu rujijo, ntazi yomba ntazi niyonjya, mfite iryo vuko rya mbere. Mbere yuko rero dukomeza twareba amagambo ari mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 46 turageza ku murongo wa 50. Haravuga ngo ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri niwo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Imana ishimwe cyane. Muri make, uko ubutaka ari ni nako ab'ubutaka bose bari. Ufite uko Adamu ari niko twese turi. Umuntu agomba kubyumva neza. Ufite igicumuro Adamu yacumuye ku Mana cyageze ku muntu wari we wese umukomokaho. Ubwo nicyo bishatse kuvuga. Uko ubutaka ari ni nako n'ab'ubutaka bose bari. Ubwo rero nanjye mvuka ivuko rya mbere nari uw'ubutaka, meze nka Adamu, nakatiwe kurimbuka, nkatiwe urupfu. Adamu yagabanye ubwo yajyaga ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza, aricyo giti Imana yari yamubujije imubwira ko nakiryaho no gupfa azapfa. Akiriyeho rero ubwo kuko nanjye ndi nkawe, ubwo nanjye nari nkiriyeho, cyangwa se kuko nanjye mukomokaho, ubwo nanjye nari nkiriyeho n'urupfu rw'iteka nkaba nari ndugabanye. Urupfu rw'iteka ndusubiremo. Ubundi ni iki? Urupfu rw'iteka ni iki? Ni ukoherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho abantu bazaririra bagahekenya amenyo. Icyo birahita urupfu rwa kabiri, cyangwa se kujya gihenomu, cyangwa se kurimbuka. Icyo rero nicyo umuntu wese ukomoka kuri Adamu avuka yaragabanye. Icyo ntabwo rero gikurwaho n'amasengesho, ntigikurwaho no kwiriza ubusa, ntigikurwaho n'amaturo, ntigikurwaho n'icya 10, kwirinda, kwifata, kwigengesera, byose nta na kimwe cyakuraho umuntu urupfu rw'iteka akomora ku gicumuro cya Adamu. Twese rero naho twanduriye, nanjye naho nanduriye, nguwo umugabane nakomoye ku ivuko rya mbere, cyangwa se ku muntu w'ubutaka. Hano rero ku murongo wa 50 twasorejeho batubwiye ko mu by'ukuri uwo muntu w'inyama n'amaraso ukomoka kuri Adamu ntashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Mbega ntibishoboka. Umuntu rero w'ubutaka ukomoka kuri Adamu uvuga ngo ari gukora imirimo myiza, ntabwo biguhindura uriwe. Nyine umuntu w'ubutaka ni iki? Ni uwo muntu waremwe mu gitaka, ni uwo muntu ukomoka kuri Adamu. Ntashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Ubwo adashobora nyine ntashobora. Uko byagenda kose, ibyo yakora byose ni uw'ubutaka. Aho rero niho namaze imyaka myinshi ndi uw'ubutaka, ariko nkora imirimo nakwita myiza mu buryo bw'abantu, ngerageza nk'uko abanyedini bose babigenza, nibwira ko ariyo nzira yanjyana mu ijuru, ariko umutima wanjye ntiwigeze umbwira ko bishoboka. Umutima wanjye wahoraga umbwira ko mu by'ukuri inzira ndi kunyura atariyo, nubwo ntari nzi iriyo noneho iyo ariyo. Igihe rero cyaje kugera biciye mu butumwa bwiza, nk'uko nawe uri kubwumva, nk'uko n'undi wese bwamugeraho, nsobanukirwa ko iryo vuko rya mbere mfite ryo kundimbura, ibyo nakora byose n'umwete wanjye wose n'imbaraga zanjye zose, ko nta handi binjyana keretse mu rupfu rw'iteka. Ahubwo Imana insobanurira ko kuko inkunda ikaba yarifuje kunkiza, byatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi, yambare ishusho y'umuntu, ubundi narangiza akiranuke yambaye umubiri, amara imyaka 33 mu isi, ntiyakora icyaha na kimwe,
mu yandi magambo ubwo mu myaka yari afite nk'iyo nanjye mfite kugeza uyu munsi, ariko itandukaniro we nuko yavutse abyawe n'Imana, njye nkaba narabyawe n'ubutaka. We rero yaciye muri Mariya, ariko imbuto y'umwuka niyo yamubyaye. Niko Mariya yabwiwe, aravuga ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagutwikiriza, niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Uwo wera wabayeho n'umwe gusa, wavutse muri ubwo buryo. We ntiyakomoka kuri Adamu, akaba ari nayo mpamvu we mu by'ukuri yanabayeho iyo myaka yose, ageragezwa mu buryo bwose nk'uko tugeragezwa, ariko ntigera akora icyaha. Ariko arangije yishyiraho ububi bwanjye bwose arabuzira. Amaze kubuzira mu by'ukuri apfa urupfu rubi rungana n'urupfu rw'iteka nyine agomba kuzapfa. Umubabaro wanjye wose nagomba kuzababazwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku umushiriramo, umurangiriramo, ariko ku bwawe no ku bwanjye. Ibyo abikorera kugira ngo ankurireho urupfu rw'iteka, cyangwa se arumfire, arupfe mu cyimbo cyanjye. Ubundi ibyo birangiye arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka. Iminsi 3 abarangije igihano njye nagombaga kuzahanwa by'iteka ryose. Umubabaro wanjye wose umushiriramo. Imana ibonye ko igihano cyanjye kirangiye, ibihamirisha kumuzura mu bapfuye. Hanyuma Imana ivuga ko uzamwizera wese nawe azaragwa ubugingo buhoraho. Ku myaka rero 27 ishize nibwo nanjye namenye iyo nkuru nziza. Nubwo nari umunyedini, naririmba urupfu rwa Yesu, ariko ntabwo nari nduzi. Nibwo namenye ko urupfu rwa Yesu ari urupfu rusimbura urwo nagombaga gupfa, ari urupfu narangirijemo nanjye urupfu rwanjye rw'iteka, ari igihano kimpesha amahoro nk'uko Yesaya yabihanuye muri Yesaya 53, avuga ko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Nuko Imana inyemeza ko ubwo Yesu yahindutse icyaha ku bwanjye, nanjye mbyemeye nahinduka intungane ku bwa Yesu. Nk'uko n'ubundi Pawulo abigarukaho, utarigeze kumenya icyaha ari we Kristo, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ngo ariko kwari kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo tubyumvishe neza, Yesu utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu, ariko ibyo Imana ibikorera kugira ngo nitubyemera umwizera nawe kubwe ahinduke intungane. Mu yandi magambo nanjye mpinduka umukiranutsi ku rugero rwa Yesu, ariko ntabikoreye, nk'uko nawe yahindutse icyaha ku rugero rwanjye, kandi nta cyaha na kimwe yigeze akora. Ibyo rero Imana ibyemeza umutima wanjye, ndabyizera, nuko mpinduka intungane imbere y'Imana. Ubu rero nkaba maze noneho imyaka itari myinshi, urumva ko ni imyaka 6 mvutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri no kuvuga ko noneho mvutse kuri Yesu. Ubwa mbere nakomotse kuri Adamu, mpinduka umunyabyaha. Batubwiye ngo nk'uko ubutaka ari, ni nako nabo ubutaka bandi bari. Nk'uko Adamu yakoze icyaha agahinduka umunyabyaha, ni nako bamukomotseho bose nanone nabo bahindutse abanyabyaha, nk'uko uwo nguwo yahindutse umunyabyaha. Ndetse tukanagabana rwa rupfu nk'uko nawe yarugabanye. Ariko nanone ku bwa Yesu ni nako abamukomokaho kubwo kumwizera duhinduka abakiranutsi ku rugero rwe. Bavuze ngo uko ubutaka ari, mu magambo twasomye, ni nako nabo ubutaka bari. Muri magambo ubwo abantu bose bakomoka kuri Adamu ni abanyabyaha ku rugero rumwe na Adamu. Ubwo nicyo nshatse kuvuga, ngo noneho ni nako uko uw'umwuka ari, cyangwa se uw'ijuru, ni nako n'abandi b'ijuru bose bari. Bari bagambo ubwo nanjye nkaba ndi umukiranutsi ku rugero rumwe na Yesu, ntatandukanira. Ariko nanone ntabikoreye, ahubwo mbibazweho. Uko niko umuntu avuga ubwa kabiri, no kubarwaho gukiranuka kwa Yesu kubwo kumwizera. Nk'uko ivuko rya mbere nanone ryatumye tubarwaho ubunyabyaha bwa Adamu kubwo kumukomokaho, nayo mavuko yombi. Nkaba rero maze imyaka 6 mvutse ubwa kabiri, ndi intungane, ndi umuziranenge imbere y'Imana, ariko atari ku bwanjye, ahubwo mu by'ukuri ari ku bwa Yesu. Nkaba mbishimira Imana cyane, ariko nshimira Yesu wemeye gupfa urupfu
rubi nk'igihano cy'urupfu rw'iteka nagombaga gupfa, ariko nshimira n'Imana yo yemeye kumutanga, ariko kandi ikemera nuko apfa urupfu rw'agashinyaguro, nanone ariko ikashima no kumuzura mu bapfuye nko guhamya neza ko igihano cyanjye kirangiye. Nkaba nyishimiye rero cyane mu maso yanyu no mu matwi yanyu, kandi nkaba nzahora nyishimira iteka kuko ubutungane bwanjye niyo yonyine bwanyuzeho, kandi akaba nta yindi nzira ngo kurira inzira ku murima, nta yindi nzira ibaho igira umuntu intungane keretse biciye kuri Yesu. Niyo mpamvu nawe yavuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ni nanjye bugingo, nta muntu n'umwe ubasha kujya kwa data atari ngewe umujyanye. Nakunda kujyana rero nuko guhindura intungane ku buntu biciye ku kumwizera, ibyo bikaguhesha nawe kujya mu ijuru, bigakunda ukaba mu isi ufite ubugingo buhoraho. Nkaba rero maze imyaka 6 ubwo nyine mfite ubugingo buhoraho, maze imyaka 6 nizeye Yesu, nyine nicyo bashatse kuvuga, maze imyaka 6 mbazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo, ndi intungane kandi ndi mu isi, mu gihe abantu benshi bavuga ko nta ntungane iriho, ariko rwose iyo myaka nyimaze ndi intungane mu maso y'Imana. Bikaba rero bitantera isoni kubivuga no guhamya Yesu we wabikoze, ndetse nkaba mvuga ngo nibwo butumwa bwiza bukwiye kubwirwa amahanga yose, ni uburyo umuntu yaba intungane biciye muri Yesu. Nubwo wihebye, nubwo utazi uko byagenda, ariko iyo niyo nkuru nziza yakwinjira mu matwi yawe uyu munsi, nawe ukayemera, nawe wararobaye intungane. Ntabwo byiriza umunsi. Bibiliya avuga mu Baroma 10:10 ngo umutima niwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakira. Nkumva rero mu by'ukuri ubutumwa bw'uyu munsi bwari ubwo kwari ukubashimira cyane ko mwanyifurije isabukuru nziza y'imyaka 33 maze ku isi, ariko nkaboneraho kubasobanurira ko iyo myaka igabanyijemo ibice bibiri. Imyaka 27 ni imyaka namaze ndimwe na Adamu, ndi ubutaka, nkaba narayimaze nyine ndi umunyabyaha wo kurimbuka, nubwo nari umunyedini nk'abandi bose, ngerageza no kwitwararika nk'abandi bose, ariko kibyo bitari gukuraho ivuko ryanjye ngomora kuri Adamu. Cyakora imyaka mike cyane 6 akaba ariyo noneho maze ndi intungane, mfite ubugingo buhoraho, ndi uw'ijuru, nta cyaha Imana ikimbaraho kuko ibyo yambaragaho byose yabibaze kuri Kristo Yesu. Ikaba ari imyaka rero y'amahoro, kuko niko birivuga ngo ni igihano kiduhesha amahoro. Icyo gihano Yesu yahanwe nicyo kimpesha amahoro, akaba atari amahoro nkomora ku buzima bwa minsi yose mpora nabwo hano mu isi, akaba atari amahoro nkomora mu muryango, mu mafaranga, mu mashuri nize, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu cyubahiro nagira. Oya, ahubwo ni amahoro nkomora kuri Nyagasani Yesu. Ajya kugenda aravuze ngo mbasigiye amahoro, abisubiramo ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Aravuga ngo ntabwo nyabahaye nk'uko abisi bayatanga. Ayo mahoro rero nahawe na Yesu, nyamaranye imyaka 6, kandi ni amahoro nzabana nayo kugeza iteka ryose, kuba kumenya ko Imana ndi mu ruhande rwanjye, kandi ko Imana nta kibazo ngifitanye nayo. Abamaze kwizera Yesu Kristo mwese rero ayo mahoro turayasangiye, kandi ndabashimira Imana iteka. N'abatari bamwizera nanone, uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Ahari uyu munsi niwo munsi wo gukirizwamo, ahari uyu munsi niwo munsi wo kwemererwamo, utitaye ku gihe umaze mu idini rwose, kuko ntabwo warusha Pawulo kuba yararwanya ishyaka ry'idini, nta nubwo wamurusha kuba yaragerageje gukiranuka mu buryo idini ryamusabaga cyangwa se n'amategeko ya Mose akaba yarayubahirizaga, ariko nawe yaje gusanga ibyo yiringiraga byose byari umwanda, nk'uko abivuga mu Bafilipi 3. Undi muntu tubona ni Koroneliyo, nawe ngo yari umunyedini kandi akaba umunyigisho nziza, agasenga akerekwa, ariko ibyo nabyo ntibyamuhesheje agakiza, ahubwo Imana yamubwiye ko atuma kuri Petero, akaza akaba ari umubwira icyamukiza. Araza amubwira rero ko muri Yesu Kristo ariho honyine abantu baherwa kubabarirwa ibyaha, ahabwa gukizwa ndetse nabo mu rugo rwe. Ubwo rero nawe mu by'ukuri utitaye ku ngeso zawe nziza, utitaye ku masengesho n'amaturo n'ibya 10 na kora ririmbamo n'ubutayu wagiyemo no kwiriza ubusa iminsi myinshi, ibyo byose ni ubupfapfa, ni iminsi yo kujijurwa kwacu. Nawe wakwizera Yesu Kristo ugakira urupfu rw'iteka, ukabana n'Imana amahoro ku bwa Yesu. Ndabashimiye rero
mbifuriza gukomeza kuba amahoro ariko adafite ikindi kinashingiyeho, amahoro akomoka kuri Yesu Kristo. Ariko kandi ngusaba mu by'ukuri niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yanjye waratinze cyane, kuko nifuza ko uko nshyizeho video uzajya uhita uyibona. Ubwo rero ntiriwe nyisharinga kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi, ahubwo bagahita bakubwira ko video yagezeho ukajya kuyirebaho. Waba waramaze guhishurirwa, nizera ko n'ubundi ubutumwa bwiza bukomeza kukubera bushyashya, ukomeza kumva wubakwa nabwo, unanezezwa nabwo. Waba kandi utarahishurirwa, kwizera bizanwa no kumva, kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane amavideo yacu, ahari yaba ariyo nzira Imana yagennye kugira ngo nawe uzahishurirwe umusaraba wa Yesu, ukiri urupfu rw'iteka. Nkwibutsa kandi ko udakwiye kujya ubyihererana. Ibyo vuga ngo twaherewe ubusa dutangira ubundi, nkuko bikugeraho ku buntu, nawe jya ubisangiza abandi ku buntu kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko biravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Nshimiyimana rero, namwe mbashimira, nshimira na Yesu, we mugabo w'agakiza kacu, niwe wo gushimirwa none ndetse n'iteka ryose. Amen.